gatatu kugeza ku murongo wa gatanu. Nicyo dusomeye. Nubwo tugenda dufite umubiri w'umuntu, turwana mu buryo bw'abantu, kuko intwaro z'intambara yacu atari iz'abantu, ahubwo imbere y'Imana zigira imbaraga zo gutera ibihome no gukubita hasi. Dukubita hasi impaka n'ikintu cyose cyishyiriye hejuru kurwanya kumenya Imana, dufatana ibindi bitekerezo mu mitima byose, tukiga umubabaro Kristo, tugatwereza ijambo ry'Imana. Igice cya kabiri gisoma mu Efeso ibice bitandatu, turahera ku murongo waho wa 10 ugere ku murongo wa 18. Efeso ibice bitandatu, turahera ku murongo waho wa 10 ugere ku murongo wa 18. Ibisigaye mukomereye mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, mwambaye intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi, n'abategeka isi n'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Muhagarare mushikamye, mukenyeye ukuri, mwambaye gukiranuka nk'izuba rikindira igituza, mukwesa inkweto z'ubutumwa bwiza bw'amahoro bwiteguza. Kandi ikigeretse kuri ibyo byose, mutware kwizera nk'ingabo, niko muzashoboza kuzimisha imyambi y'aba mubi yaka umuriro twakimenyesha ijambo ry'Imana. Haleluya. Abamaze kudusomera barakoze, Imana ibahe umugisha. Ndashima Imana ko muri iki gitondo cyiza cy'umugisha cyo guterana kw'abera yatugenera umwanya kugira ngo twumve ikivugana natwe. Haleluya. Imana iratangaje. Kuvugana n'Imana mu ijambo ryayo ni intwaro ikomeye. Muri iki gitondo tugiye kuganira, turi kwerekeza ku gusobanukirwa umumaro wo kwambara no gutwara intwaro zose z'Imana. Haleluya. Ube maso, wumve icyo Imana ikuvugisha. Icyo umwuka guhishurira uba ari cyo ukora, kuko nicyo kiraba cyagenderewe n'iki gitondo cyiza. Igice cya mbere badusomeye cyatubwiye ukuntu twebwe turi abantu badasanzwe. Ese urabizeye ko umuntu udasanzwe? Umukristo wese wacikijwe ni umuntu udasanzwe. Kubera iyi si yuzuyemo abantu benshi, yuzuyemo ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye, ariko umukristo wese wizeye Imana yo mu ijuru ni umuntu udasanzwe. Kuko ijambo ry'Imana mu Bakorinto igice cya 10 umurongo wa 3 ngo nubwo tugenda dufite umubiri w'umuntu, ngo ntiturwana mu buryo bw'abantu. Haleluya. Wumvise umurongo uhita wumva ko haleluya ku mukristo wizeye hari intambara mu buryo bw'umwuka rwayo. Pawulo agaragaza ukuntu umukristo wese wizeye Imana, wiringiye Imana, ari umuntu udasanzwe. Kubera ijambo ry'Imana mu Efeso 6
Burundi, agashaka amaboko muri Tanzania, kugira ngo bise imbaraga zo kunesha ku rugamba y'abarimo. Yashakaga amaboko, ariko kuba Kristo, ku muntu wizeye Imana, twebwe ntabwo dushaka imbaraga mu bantu, ntabwo dushaka imbaraga mu byo dutunze, ahubwo dushaka amaboko ku Uwiteka Imana. Mureke gufata Imana tuyirinde. Pawulo agaragaza uburyo mu isi hari intambara n'intwaro zirwanyije, no mu buryo bw'umwuka umuntu wakijijwe waba udasanzwe kuko afite Imana yiringiye, afite ubwiza bw'Imana, kandi uwo muntu yatangiye kumenya Imana, Satani atangira kumugendaho cyane, akamutera ibitero bigiye bitandukanye. Niyo mpamvu dukeneye, haleluya, kwiringira Imana no gushikama. Kari mu gice cya mbere avuga ngo tukiri mu isi reka dufashiriye mu ntambara. Hari intwaro ijambo ry'Imana mu Efeso rigereranya umusirikari uri ku rugamba n'umusirikari mu buryo bw'umwuka n'intwaro akwiye kwitwaza. Mu ntambara isanzwe y'isi hari intwaro umuntu ajyana ku rugamba: amacumu, umuheto n'imyambi. Umuheto n'umwambi birajyana, inkota, ibyuma by'uburyo butandukanye, hakabaho imbunda nini n'intoya, hakabaho ibitwaro bya kirimbuzi, hakabaho kasike, nakitwa ko ya kasike bambara kugira ngo irinde umutwe, hakabaho n'ikindi cyitwa butini, rwa rukweto bambara, ku buryo babaye bari batambutse aha ngaha bakubita imirindi tubyumva turaho, babaye bari gutambuka. Ariko hakabaho n'ikindi gikomeye, ni intwaro zigiye zitandukanye, ntabwo zose nazirondora. Hakabaho n'ikindi cyitwa ubutasi, gutata amakuru, kugira ngo umenye intambara uri kurwana. Ariko nanone ukuri kw'ijambo ry'Imana kutwereka intwaro y'Ukristo wese uri ku rugamba rw'umwuka akwiye gutwara, kuko umuntu wese umaze gukizwa aba atangiye intambara. Ariko ijambo ry'Imana tugira ngo turwane intambara nziza yo kwizera. Iya mbere ijambo ry'Imana Efeso ryatubwiye ni ugushikama. Gushikama ukavuga uti njyewe niba ndi muri iyi ntambara, cya mbere mfite ni ugushikama, ariko nkakomerera mu Mwami. Haleluya, nkavuga ati Imana niyo yiringiye, kuko muri isi hari abiringiye ibigirwamana. Ijambo ry'Imana rikatubwira ko n'abiringiye amafarasi, abiringiye ubutunzi, reka twebwe twiringiye Imana yo mu ijuru. Haleluya, iyo ngiyo niyo ndi kuvuga, Imana isengera umuntu. Hari intwaro y'ubuhanga, umurwanyi mwiza abanza gushikama, akavuga ati urugamba nzamutsinda. Niyo ntwaro ya mbere ko dukeneye, gushikama ku rugamba. Iya kabiri ni ukuri. Iya gatatu gukiranuka, umwete wo kubwiriza ubutumwa bwiza, kwizera, agakiza, ijambo ry'Imana, gusenga mu mwuka no mu kuri. Haleluya, indi ntwaro ya cyenda ni ukuba maso. Ariko hari indi ntwaro ikomeye abizera Imana tugendana, Mwuka Wera niwe mutasi wacu, kuko tumenyesha ibigiye kuzatubaho. Haleluya, akakumenyesha amakuru. Niyo mpamvu kubizera Imana ngo dufata ibitekerezwa
Imana y'abana tukamenya haleluya. Imana ishimwe niwe mutasi wacu ukomeye cyane tubizi amaguru haleluya. Izo ngizo Imana ntabwo nimuzitindaho kuri ijambo tuzakomeza kuryigaho kuko niyo ntego yo muri uku kwezi haleluya. Hari ikintu gikomeye cyangwa gutindaho iyo dusomye mu Befeso umurongo wa 10 uravuga ngo mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, ngo kuko tudakirana n'ibifite amaraso n'umubiri ahubwo dukirana n'abatware abashobozi n'abategetsi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Ese mu ijuru hari imyuka mibi? Ni umusubiza nawe mu ijuru hari imyuka mibi? Mu ijuru ntabwo haba imyuka mibi kuko Imana yo mu ijuru irera n'abariyo barera. Ikintu bigiye gutindaho cyangwa gisobanukirwa ngo ni imyuka y'ahantu ho mu ijuru bifite ukuntu itegeka umuntu ibinyabutware n'ibishobozi, ariko mu izina rya Yesu imbaraga z'Imana zirasenya ibihome byose haleluya. Rusuferi yari umumarayika nk'abandi, wari ku gihe kimwe Imana irema umuntu kugira ngo ayihimbaze. Satani ashaka kwigereranya n'Imana. Imana buratandukiriye umujugunya mu isi mu byanditswe havuga ngo yamanukanye ngo abamarayika n'inyenyeri mu kimwe cya gatatu, ngo ariko hagira n'abandi bantu abamarayika baje kujya ku ruhande rw'Imana no ku ruhande rwa Satani. Abo ngabo nibo bazerera mu kirere, ngo abo ngabo Imana irabajugunya nabo. Niyo myuka mibi izerera. Ndashaka kuza kugaruka muri iyo myuka mibi ikoreshwa n'abamarayika bagiye batandukanye, bamwe baje guhagarara ku ruhande rwa Satani n'Imana. Hari umumarayika umwe nshaka kubatangariza, umumarayika wishushanya nk'umucyo. Uwo nguwo niwe utubujije kumenya ukuri kw'ijambo ry'Imana, akatubuza gukizwa neza. Biragoye gutandukanya umumarayika wishushanya nk'umucyo no kumutandukanya n'umukozi w'Imana cyangwa umuntu ukoreshwa n'umumarayika ushaka kwishushanya. Biragoye cyane kumutandukanya n'umuntu w'Imana kubera icya mbere araseka. Iyi myuka yakwiriye mu isi yose, tugaterana nabo, baraseka bafite imbaraga zihanura, bakora ibitangaza, gukiza indwara, gutanga amashaba, gutanga ubutunzi n'ibindi ntari kurondora. Nyamara uyu mumarayika wishushanya nk'umucyo arwanya imbaraga z'Imana n'abakozi babo. Uyu mumarayika umucyo ariko n'imbere ari isenga iryaha ishobora no kukwica. Uwo mumarayika niwuvuga, izo mbaraga ziri gukerakera mu kirere nizo ni kuvuga. Icya mbere zishinzwe kuzimya impano z'Imana mu itorero. Ugasanga umuntu yahanura amabwirizwa y'ukuri kw'ijambo ry'Imana nk'umwuka wayo, ariko bakagushyiramo undi mwuka atari Imana. Impano yawe ukaze. Ese mutekereza iki ko umuntu yari umuhanuzi ariko impano yawe ukaba ntawe yabwirizwaga
bakakubuza gusenga nyakuri kw'Imana ishimwe, bagakwirakwiza inyigisho z'ibinyoma. Abantu ni ikintu gikomeye. Umuntu agahera mu ruzerero rwo kumva amagambo abandi bamubwira ariko ntacukumbuye. Hari abitorero ari kwibuka ngo umuntu yamaraga kubwiriza ngo bagasubira mu ijambo ry'Imana bakayakubwira bakizanira. Ni ukuvuga bakwirakwiza inyigisho z'ibinyoma. Noneho natwe ntitubashe gucukumbura neza kuri ijambo ry'Imana, abo ngabo biba byabika mu bizerere. Gatanu, hari abantu bafite amasezerano y'amahuri, amasezerano atazasohora. Kubera iki? Nabo bafite imbaraga, barareba bashobora kukubwira ibizaba, bashobora no kukubeshya ugahora utegereje iki kiba gute, ugatanga unatangiye kwivovotera Imana, kandi Imana yamuhaye imbaraga zo gusenga. Imana ikamumenyesha ibigiye kuba yabishaka, ariko ugasanga abantu dufite amasezerano y'amahuri, tugatangira tukabishyirwa twarangiza kuyigura kugira ngo Imana ikwibwire. Ikindi ni abantu babi, ni imyuka mibi, bafite imbaraga zo gukiza, bakora n'ibitangaza, ariko bagukiza bagutera izindi ndwara. Ese Imana kwivuga ijambo rimwe rikakubwira ngo ukize kanseri, wabonye hehe Imana ivuga ngo urakize ikagutera izindi ndwara? Ugakira igifu bikimuka, ukagenda ukarwara impyiko. Bafite n'ukuvuga ngo mu kwishushanya n'umuco barakubwira ngo Imana igukijije kanseri, ariko bakagushyira abandi madayimoni. Niyo mpamvu ukwiriye kwirinda cyane abantu babasengera. Se kuki mutisengera ngo mwizere? Bamwe bishyura amafaranga bakishyura ibiguzi byinshi. Ese nihe mwabonye Imana ikiza ahubwo wishyuriye? Nihe mwabonye Imana yishyuza ikiguzi batwakishijwe kubw'ubuntu uhoraho iteka ryose? Nihe mwabonye umuntu agomba gutanga amafaranga kugira ngo akire? Bamwe bakabuza no kujya kwa muganga, ukarwarwarira mu ruzerero rwo gusengerwa, ntujye no kwa muganga, ahubwo bakomeza mujye mwitondera abantu mujya gusengeshwa, abantu bijya kugira ngo babasengere. Ese bakorana n'uhe mwuka? Ntabwo ari ukwikina nk'uko babivuga by'iki. Abashumba Imana yaduhaye imbaraga. Se kuki mutegera umushumba ngo abasengere, mukizera abo ngabo mutazi n'imyuka ibakoresha? Kubera iki? Mushumba afite imbaraga, nawe izo mbaraga Imana yaraziguhaye niba usenga mu kuri no mu mwuka. Wasenga Imana ikagukiza. Twizere Imana, bakiza indwara bakuha iyindi, ugahera muri urwo ruzerero ntumenye n'ukuri. Gatatu, kenshi tujya dutinya kubivuga, basuka imyuka mibi igundira umutima w'abantu. Cya cumi n'itegeko ry'Imana, gutura n'itegeko ry'Imana. Kenshi tujya dutinya kubivuga. Wahari mutavuga ngo abashumba ngo nawe ibyacumi gusa, ariko ugasanga umutima w'umuntu wafatiriwe mu rwate, ufatirwa biri. Icyacu urakibona, ajya ntangarira Imana. Ni Imana duhigira umuhigo ikaduha amafaranga yo kuwuhigura. Ese tuzireguza iki? Niba ryari yateganyiza Imana avuga nti Mana umunsi wafashije nka graduate
icumi cya 20. Imana nayo ikayama n'itubeshejeho, ariko gufata bikeya iki kimwe mu icumi akakugundira suka iyo myuka vuba, umuntu akaba afite ituro n'itanu, uwo mwuka wakwinjiye, kuko ijambo ry'Imana n'ukuri birihinduka, ukiranuka arakiranuka. Haleluya. Icyacumi n'amaturo umutima ukagundirirwa, uyafite ukaba kuyatanga. Abandi bakireguza ngo se ngo niyitangaje abana bazarya iki? Ese ni wowe ubatuzi? Ese wowe uri igiki? Turi bane bo kugirirwa ineza n'Imana yo kuduha akazi no kuba tukiriho, ariko tukaba gutanga kugira ngo dukore umurimo w'Imana. Nitutanga umugambi bw'Imana, Imana izakoresha abana n'izatugura. Ntabwo mbagaye ko mudatura, ariko icyacumi n'amaturo iyo myuka izerera mu kirere ndakigundira. Ikindi kintu gikomeye nakivuze cyo kudahera mu ruserero rwo gusenga musengerwa n'abakozi mutazi, hanze umenye imbaraga imukoresha kuko isi yuzuyemo imbaraga nyinshi. Ikindi batera kuvangirwa mu bantu, kereka ntivuge neza nta bwoba mfite. Pasiteri ajya avuga ikintu cyo gufunga amatelefone, ntabwo tubabuza kuko tubaha, ariko haleluya haleluya, Imana ntabwo ikunda umuntu umara umwanya atarimo, nimuhagaze hagarara neza. Mu nzu y'Imana naho kubaho, ariko iyo myuka nawe yarahageze ugasanga umuntu ari kuri cyatsi, birababaje. Uri kuri WhatsApp, ijambo ry'Imana rigutambuka, n'ubu wasanga ari abari guteza ibitotsi, abandi akagundira ibitekerezo byabo, akagusubiza mu rugo waje gusenga kugira ngo udahura n'Imana gusa mu ijambo ryayo. Ni bibi cyane iyo myuka izerera mu kirere, abantu mu muryango ukamara umwaka bashwana barwana. Ese ubona umukristo nyabaki? Ese ukuri kurwana neza? Umuntu agatangira umwaka mukanavuga abandi n'ibitutsi nta byihane, umuntu agatangira umwaka abeshya agasoza undi kandi barasenga. Hoya, ibyo Imana ntabwo bishaka. Iyo myuka muyirukane mu izina rya Yesu, ifite imbaraga n'ubutwari. Iyo myuka ibuza abantu kumenya ukuri kw'ijambo ry'Imana, cyane cyane ijambo ry'Imana ni ho tukirana, birakubita igahinduranya. Ijambo ry'Imana rirakomeye. Rero abantu Satani niyo myuka mibi, kuko iyo myuka ni abanzi b'Imana, ni abafatanyabikorwa ba Satani. Baserera mu kirere bagerageza abantu, akabura ari mu bitekerezo bidafite umurongo, ntiyizere, ntabwo umunyabyaha cyangwa ngo wabe umukiranutsi. Ibyo ngibyo biraba, ugahera n'urwo ruzerero, ariko ntumenye ukuri. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ridutegeka ngo twambare ndetse dutware intwaro zose z'Imana. Izi ntwaro ntabwo zisubiraho ko nta mwanya, ariko ndagira ngo mbabwire kimwe muri ibi ko ari magirirane. Ni ukuvuga ngo muri ijambo ry'Imana ni ukuri, ntabwo igiti kibi cyakera imbuto nziza. Iyi myuka marayika muto w'igishushanyo cyayo n'izerera birihisha cyane, ariko turi ku ijambo ry'Imana tukayigaragaza. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira ngo gutwara intwaro zose z'Imana nta yindi. Kubera iki? Ntushobora kuba ufite ukuri ufite Yesu muri wowe, ufite ijambo ry'Imana, tukamenya ukuri ko dukwiriye gutubatura. Nyamara ntabwo waba waramenye ukuri, ufite intwaro y'ukuri, ureke gukiranuka. Gute? Hari ibyo bita gukizwa nawe. Niba waramenye ukuri, reka kukubatura, ariko izi mbaraga zizerera
kwera imbuto nziza. Ntabwo wavuga ko ufite gukiranuka nyamara kuvuga ubutumwa bwiza ukabona abantu bari mu byaha utababwiye, ubabwize ukuri bamenye ijambo ry'Imana bahindukire baze ku mwami. Ntabwo waba ukiranuka nanone ngo ugire umwete wo kubwiriza ubutumwa bwiza. Ntabwo ubutumwa bwiza buba abashumba gusa, ahubwo ni ijambo ry'Imana ritegeka. Ugende mubwiriza amahanga yose, abemera gusa maze babatizwe mu izina ry'Imana Data, Kristo yibuke mu ijuru, Imana yibuke. Ntabwo wavuga ko nanone ubwiriza ubutumwa bwiza ariko utagira kwizera. Oya, ni ibintu bishiti. Ni ukuvuga ngo Satani n'abo bambarire bateza abantu gushidikanya. Nyamara Imana ikeneye ko twizera ko Imana imwe ishobora rwose, ifite imbaraga nyinshi. Ntabwo uyu mudahindukira Imana ihora iturega kuko tutizera tugashidikanya. Gushidikanya mu kutujyana mu bintu bidafite umumaro. Nta nubwo wavuga ngo urizera ariko udafite agakiza. Agakiza ko reka nyine akavugeho ni ingofero idukingira. Ibyaha byose bihera mu mitekerereze, biva mu mitekerereze bijya mu mutima, bikava mu mutima bisobanura. Niyo mpamvu agakiza iyo tugafite dufite ijambo ry'Imana rigwiriye muri twe, dufite ukuri, dufite gukiranuka, kwitandukanya n'icyaha nicyo bavuga, dufite kubwiriza ubutumwa bwiza, tuba dukingiwe mu mutwe kuko ntabwo bigitekereze bwiza, aho ubutumwa bw'Imana bwira. Haleluya. Ikindi ntabwo waba ufite agakiza udashobora gufata umwanya ngo wige ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni inkota. Niyo inkota iyo umuntu atayifite umusirikare usanga yatayifite ku rugamba. Hari intambara murarwanisha isasu, ariko umusirikare wese ku nshuro yawe aba afite inkota kugira ngo umwegera ashaka kumugirira nabi kuko amasasu yaba yashize amukubita agenda. Ariko ijambo ry'Imana muri iyi mpamvu Satani arituriganya niyo myuka y'umucyo. Nicyo navuga ngo n'ubu ijambo ry'Imana rikaba riri gutambuka ariko umuntu akaba asinziriye. Ubwo ni ubujiji. Menya ibyo uri mu bimemo neza. Ni ukuvuga ijambo ry'Imana ni inkota icyaye cyane. None se nituyita nitutirota se kumwumva uzasigara nyine uri aho ngaho umeze gutyo. Kandi inkota Imana itubwira n'ijambo ryayo ryirukana ubwihebe mu mitima, ritanga ibyiringiro mu mutima. Ni ijambo ritanga agakiza, ni ijambo ryirukana iyi myuka mibi na Satani akubonye ukabona ufite ijambo ry'Imana arahunga. Niyo mpamvu Kristo ageragezwa na Satani yamushubishije iyo nkota agatuza. Haleluya. Ijambo ry'Imana rifite imbaraga cyane zo kudufata. Ngo ni inkota ikurikiza n'ingurane, ni inkota ihindura imitima yanze. Haleluya. Ntabwo rero wavuga ko ufite agakiza udasoma ijambo ryayo. Oya, ntiwavuga yuko udasoma Bibiliya nyamara udasenga, kuko Bibiliya itubwira gusenga iteka. Waba wasoma ijambo ry'Imana ntusenge se we. Ikindi reka nihute, nta nubwo wavuga ko usenga nyamara ukaba maso. Kuba maso hari umutasi udufasha. Mwuka Wera akatubwira amakuru y'ibiri kuba, akakubwira ibigiye kukubaho, ukamenya uko ubiteka n'uko ubisengera. Ariko nyamara Mwuka Wera jya nawe aratubwiriza ibyo dukwiriye gukora, ariko bitumumvira. Ubibwirwa n'iki? Niyo wamaze kumvira undi muntu muri wowe, za mbaraga z'umwijima wirotuva wisanze wavuye mu cyaha. Nyuma yaho cyakoze kuko Imana igakiranirwa ikakubaho. Ariko ntabwo waba umukristo ngo ube maso. Ntube maso ku rugamba. Icyaha kijya kibata umuntu neza nk'ubwo ubutumwa bw'Imana bukavuga bukabwirizwa, ariko umutima ashaka akawugundira ugafatwa nk'ibi. Buriya hari ikintu gikomeye cyane. Iyo umuntu adafite isomo wawe bigenda duhinduka imbata za Satani, akagukoresha ibyo ashaka byose mu mutima wawe no mu mutwe wawe, ukabibata Satani. Ntabwo bitindaho. Ikindi twibera mu buyobe kandi ntitumenye. Buriya umuntu
wayobye arabimenya ndetse agasubira inyuma mu nzira yanyuzemo ayoba akabasha kumenya inzira y'ukuri. Ariko iyo imyuka yamaze kukubata uyifite, umuntu yarazi ntabwo amenya ko yayobye sha umuntu nibyo navuga, umuntu akabatana na satani imyaka myinshi cyane, ahubwo wakumva ko ibyo ari gukora ari ukuri, akabura uburozi imyaka myinshi, akaba umusambanyi imyaka myinshi, akaba gukiranuka kw'Imana ngo kugereho umutima we barabaribana, kuko uwayobye akabimenya yagaruka, ariko uwayobye ntabimenye akomeza umurongo wo mu bwijima. Ikindi duhinduka ibyigenge kuko kabera w'Imana ariko barakubwiriza w'icyaha, ahubwo bakomeza kwatana iby'ubumwe byo guca bwiyuzura. Kandi umwuka w'Imana yatubwiye ibyigenge nta bwoba kigira. Ese ntitudatinya Imana ishobora byose yaremye ijuru n'isi, tuzatinya abantu? Mureke tubanze dutinye Imana, tugire kwera kwayo kugira ngo tubashe kuba muri iyi si turwanya intambara nziza. Haleluya. Ikindi gikomeye giye gusorezaho, iyi myuka mibi ntabwo ituma ntabwo iguha agahenge iyo yakubaze ndetse n'iyo uyigendera, uhora urwanisha umubiri, umubiri gute? Jewe ariyete kuri ijambo ry'Imana ntabwo ribeshya. Niba jewe ariyete nziko ndi ku rugamba ruheragano rwo kumesha icyaha, ariko simbe naramenya amakuru umwuka warandwanisha umuntu, gutukana kuri muri njye, ibyaha byose byinshi biri muri njyewe, nyamara ngo narakijijwe. Icyo kiba iyo tudafite izi ntwaro zose z'Imana, turwanisha umuntu. Benshi bakajya baca gutira ibivomesho bakavoma, ukabona umuririmbyi n'umunyamasengesho n'umukristo warizeye Yesu, ariko ugahora ukora ibyo gukiranirwa, utumva ijwi ry'Imana. Turwanisha umubiri, sinzi intambara uriho n'icyo umwuka wera yakubwiye, ariko fata intwaro z'Imana. Ese kuba twarimo tuzarwanisha iki? Kuba twaye kwizera uzarwanisha iki? Kuba twaye gukiranuka uzarwanisha iki? Agakiza bagashyize hasi muzarwanisha iki? Ijambo ry'Imana riri kutubwira muri uyu munsi ngo dutware intwaro zose, nta n'imwe dusize. Ukiranuka utagira ukuri ntabwo ukijijwe, kuko niba ijambo ry'Imana no kuri ntabwo mbeshya, ritubwira ko ngo tuzitware zose ari imbumbe, nukuramo imwe si ukayisiga uzabasha gute? None se wabasha gusoma ijambo ry'Imana utize? Wabyumva ute? Nta mwuka wera se? Ese utabaye maso ku mugabo wawe kwirwa n'iki? Watsinda gute? Mwambare intwaro zose z'Imana, nibwo muzabasha guhagarara mudatsinzwe mu biganya bwa Satani. Ubona kuri wa munsi mubi, Satani agasanga uri maso ya Satani, hari igihe anatera ahantu hari ijambo ry'Imana kugira ngo arebe, ariko agasanga ukomeye, ukavuga uti Satani watsindwa nakubonye. Haleluya. Imana ishimwe. Mwambare intwaro zose z'Imana, mureke kurwanisha umubiri, kuko urugamba rw'umwuka rudufasha no kurwanya urugamba rw'isi, ariko urugamba rw'isi ntabwo intwaro z'isi zagufasha kurwanya urugamba rwo mu mwuka. Ntibiba. Intwaro nziza z'Imana iyo tuzitwaye tubona ubugingo buhoraho, ariko iyo dutwaye iz'isi tunesha mu isi, n'ijuru tugatsinda. Ese uri kunesha mu ijuru? Imana iguhe imbaraga zose zo gutwara intwaro zose. Reka sabe pasiteri azadusengere icyo umuntu umwuka yamubwirije, buri mu mbaraga bazivemo, atwara inkota nziza. Mwuka we itakubwirije uba ari gusengera ijambo ry'Imana, bigire umugisha, ariko wibuke gutwara intwaro zose z'Imana yaduhaye kugira ngo dutsinde. Imana ibahe umugisha.